ndagenda ndakwinginze pe babarumvire mu buzima rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza wenda ubwire nzabikwishyura oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza gusa ndagira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya kure. So urabizi bantu banjye kuba ninjye drive muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugema mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye nko kujya mu bukwe urabizi ko na undi mushoferi mugomba guhamagara ni jyewe Kiwi tugomba gukorana. So ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane nkodesha muri uyu mujyi wa Kigali aba diaspora abanyarwanda ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane ntimukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake kugira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru. So guys ndagira ngo mbabwire yuko ntahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri kampani iwacu kugira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr. Kiwi nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izo arizo zose kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi. Hari abantu bampamagara bakamakazi ka driver abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi ewana kuba muhora munzirikana ibintu by'agaciro. So nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banjye mwese ndabakunda cyane mukore subscribe. Bye. Ubuzima bwa Kigali niyo kaminuza ya mbere. Mwana utarwiyambitse ni amahoro mko ntabwo mbwiyambitse pe uri ndi ubwira umugore wanjye ngo yiyahurire cyangwa kwica nta soni niko shaka gusa uko umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu bucaka nkagira ngo arabeshya rwose nimumbabarire n'ukuri ntabwo namenye ko nyine ari mwebwe ahubwo se muranywa iki kamwe basi mano aratinyuka Peter yiyita so wakubyaye ngewe muzihe nigeze mpura nawe ngewe uriya muvuna metore niba namwita impongo niba namwitisha nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo uri kumva ntabwo ajye kugikandagiza ajye banza checking neza. Urukumva kirimo yarampe mu giti kiza kugira ngo akingire igihugu cy'ikigodi ntawe uzi ko hano hanze nta n'umugabo nabona ariko abantu bazi ko ndi umugore yarashakanye nawe ibintu yankoreye mama wawe iryo jambo nakujije kugumya kurivuga mama ni iki mama ni rihe jambo uri kuvuga mama umva nawe yampamagaye ahari ndahasi ari hese kari ubu tuvugana ibintu uri kuvuga byose nibyo bakoherejemo ubu wasanga uri no muri misiyo bakuzanye muri misiyo kubera ko bazi cya gikecuru cyabuze nyine umuhungu we ninjye umufite ariko ubu bakohereje ngo uzumvitire mu gafuka nkurangira hari ubundi mugende yampamagaye ndamuba hari uko mu mayi ibyangombwa byawe cyangwa bihese yampamagaye nawe naho navuye namuhakane cyangwa atagomba kukibona uko nyagikuye mu mazina yanjye gishyira mu mazina y'undi muntu uko nako ngo yashatse muri umuna wanjye araramuka yibeshya mukozeho agashaka kumugira nk'uko yagize mu mawariyoneri akamwica n'inda yari atwite uko yirirwa kwitirira ngo yapfuye ngagutwite ngagusiga umva yajyanye n'inda uri kumva uri icyana yibyariye aho kugenda umubwiye ngo naramuka mukozeho
umva ndabafungisha mwese uko muri akari kiriya cyana muvukana washimuse na mukecuru wa nyina wawe mwese ndabajyana muri gereza n'abaziye we ntabwo usohoke hano nawe ndakujyanaho uriya munzani uri kumva ujyana muzasohoka wowe birirwa bagukontora nka kumwe birirwa bakontorera ikiraro nakubwiza ukuri riyemere ibyo ndimo ndakubwira niko kuri ntabwo ngiye gutekereza umva nkubwire njyewe uriya mukecuru ajya kwishingira Kirisi nari mbizi neza yuko ari umwana we sibyo biriya rero ababeshya ngo Kirisi ngo nyina ngo ajya gupfa ngo niwe yasize arabeshya ahubwo uriya mukecuru yafashe mu muhari wo kubyara arangije aramwica n'inda yari atwite ahwana nayo kandi nta nubwo yabikoze ari umwe babikoze ari abantu babiri ubu ukaba uri gushaka kuvuga ngo Kirisi ntabwo tuvukana muvukana hehe se hanyuma se byaturutse ubundi uriya mukecuru ikintu yashakaga yishe ababyeyi bawe ashaka imitungo rero guhita afata Kirisi akamuhindura amayibo bakamushyira ku muhanda bwari uburyo bwo kugira ngo azamukugire kavuga yuko muvindimo nimurangiza imitungo mugaburemo kabiri none se ubu ngubu ugenda ashatse Kirisi ntabizi ko ari umwana we ibyo ndimo ndakubwira se nkubeshya pe uriya mukecuru twakoranye igihe kinini cyane ni iki se cyanyemeza ko ibyo uri kuvuga ari ukuri cyangwa impamvu uri kubimbwira nyine nuko watangiye umbwira ati muri murangi wawe mushimuse bagize ute ahubwo wowe urashaka kubarya oya ntabwo nshaka kubarya cyane cyane ko n'ubundi uriya mukecuru igihe cyose namukoreye sibyo nta cyiza cye nigeze mubonaho ariko ubu noneho njye ndumva utakomeza gukomeza nyine kuyoba cyangwa ngo usinzire ukomeze utanigiye kuri Kirisi kandi mudafite ikintu mupfana ahubwo nawe wagatekereje wenda ikintu wakora sibyo ariko ni ukuri ntabwo mubeshya usura namvuye aho mvuye nkaza hano nje kukujyana ubu ngiye nasanga uyu murumuna wawe mukecuru yamufashe ndetse arimo aranamukubita cyane njyewe ndabizi neza ko amufite kandi ikintu yambwiye ngo ari bumurekure ngo aramurekura ko muhaye icyangombwa gusa ibyo ngibyo byo ntabwo byapfa koroha kuko kumuha icyangombwa ntabwo byapfa gukunda atarama murumuna wanjye se ubwo ugira urumva nakora iki uwagufashe se gushaka murumuna wawe iki cyangombwa wakimuha kamubwireye impamvu kiriya cyangombwa nakijyanye nkanagihinduza nkafata amazina cyari cyanditsemo nkanayahindura nkagishyira ku wundi muntu mukecuru yarandiye cyane naramukoreye arangije yanga kumwishyura none se ubwo ugira urumva nari gukora iki reka ibintu twabitse kurinda twabibitse kugeza uyu mwanya hari igihe kigeze kugira Kirisi yahinduka iki hashize umwanya aba murumuna wanjye birangiye noneho uko niko kuri sibyo Kirisi niwe muntu wenyine wamfashije no kugira ngo ibyangombwa byaya mu rugo rwose byo mu mazina yanjye ni Kirisi wamfashije kugira ngo icyangombwa kive mu mazina ya mukecuru kijye mu mazina yanjye ni Kirisi wamfashije none asubiye none se Kirisi arabizi Kirisi nabimubwiye ariko yanze kubyizera wowe se ubwo wabyemera nashaka byizere cyangwa rero n'ubu nubwo bagenda bagafata DNA barangiza basanga Kirisi nawo nuramurinzi bafite ikintu bapfana baravukana mu dase na nyina n'abana b'uriya mukecuru ntabwo kwita mudahumuka amaso ngo murebe kuri mukecuru mwese arimo arabakina arimo arabaca cyane cyane wowe ntiwashaka gukura mu nzira buriya no kwa munaniye sibyo ariko ubundi tageti yari yo kukurimbura uri kumva yarangiza ikagera imitungo y'iwanyu yose yishe ababyeyi bawe se atari icyo ashaka hari ikibazo ndi kwibaza umukecuru yabyaye umwana amaze kubyara umwana aramufata mugira inzereza akiri umwana agira utaramuzamura gusa by'amateka wenda yazi pe Kirisi rwose igihe cyarageze abariya mu rugo iwacu mama mufashe icyo ndakizi urumva kuko icyo gihe nanjye namwitaga mama biza guhinduka biragira abaye mukadata n'ibiki urambwira ibyo bintu byose mukecuru niba bipanze kugira ngo azibe imitungo mu gihe kirekire kingana gutyo ariko se nawe ntukigire gutyo ubu se ntabwo wagiye kubona ukabona umurinzi agusanze hano ukabona kugezeho ari wo gucungira umutekano ahantu hose ujya kawe ukabona muri kumwe nawe uzi uko yageze muri uru rugo uburyo yahageze urahazi mwebwe umukecuru yabajemo arategura kubarenza sibyo uriya mukecuru urega ararenze gusa nimba wumva mu by'ukuri pe wabona wenda uburyo umfasha muri umunani nkabona avuye hariya muri ruriya rugo ukemera wenda n'amafaranga mukecuru arimo wenda ko yanyishyura genda guha icyangombwa cy'inzu yanyu sibyo kubera ko biriya byose byaverega mu mitungo y'iwanyu
ese ureka nkubwire uzi ko mukuru wavuye aha avuye aha ariko ubwo nyine rero ubwo turi kumwe ntureba ngo ni uko hameze gutya hati ubu nca umva azagukura hari uko azanye icyangombwa ubu ngiye kujya kukinagaza shaka kukinagaza urumva nzajya nkukonde kuzageza igihe azanye icyangombwa cyane cy'inzu yanjye hasomye ashura kushesheseze utaje kundeba ngo yaje kukureba kumbe burya ibintu sosera arimo ambwira nibyo ibyo akubwiye se biki yakubwiye ibiki soso mwabona yeze koko washimuse nawe ndumva ko mwabona nta n'ikintu uzongera kumbaza ntacyo uzongera kumbaza mwabona yeze yego mukecuru we ase wa mukecuru mu by'ukuri ufite ikibazo ngo tukujyane kwa muganga mu by'ukuri ubona ibintu byawe amaherezo yawe ariko kwireka amaze kubwira njyewe ubwiza ukuri urabyemera nta kuri kwanjye wumva ushaka cyangwa uragushaka wagize ukuri mbere sawa ubwo nta kuri ushaka rero kihorere ubu ufashe murumuna wa soso uramushimuye we agiye kuzira iki wayangiye ngira ngo ubwire ikintu kindi ku mutima utanazi nikubwire cyangwa nkivuga ariko ntuzambwira ngo mvumvure gereka nkubwire kandi nkubwize ukuri ubyange ubyemere uri umwana wanjye ndi mama wawe urandeba iki ndabivuze ubyange ubyemere imitwe noneho mwadukanye n'iyi mwese urabona turabana igihe wahoze imbaraga unzunguza ntabwo gihagije kuri wowe nagira ngo umenye ubwenge maze nanabikubwira kandi ndagashira reka mubwire rero sasa igihe cyawe cyarakurangiranye gukina n'ubuzima bwanjye ntabwo nkiri wa wundi ndetse kuri kubibona cyangwa waranabibona ikintu nshaka kuvuga ndanagusobanurira we ntabwo wambere umubyeyi none se mukecuru ngira numva uyu mukobwa koko ni murumuna wa soso bya nyabyo cyangwa nanone ni bya bindi nizatirike zanyu ntabwo ari imikino nta nubwo ari ibintu bya pirate n'umuntu we ariko ngereka nkubwire soso ni urusambo ni igisambo cy'ingufu baburetse gatoya baburetse gato ijambo kurindi ndabikeneye ibi bintu binsobanurire ubundi ndabizi nta kuri mugira ariko nibufata ibyo uri buvuge nkafata n'ibyo soso yambwiye ndakura nk'ikintu icya mbere byagenze gute kugira ngo soso antwarire ibyangombwa ngereka nkubwire urumva soso namugushingiye mbizi ko umuhungu wanjye njya gushingiye soso urumva neza soso urabizi ko ari umukozi wanjye soso rero ubwo nyine igihe cyarageze sinamuhemba niko kujyana icyangombwa cy'iriya nzu kandi uzi ko iriya nzu nayitanzeho imitungo myinshi cyane ngende umuhungu wawe ko mbikubwiye se ikindi mbaza ni iki bifate cyangwa ubyange mukecuru ntabwo nkiri wa wundi ndakiye kubibona uri kumva ugiye kunigaza tuvugana mfite n'umuhungu wawe urabizi ibyo ni ibintu usanzwe uzi ndashaka umubwize ukuri ngende umuhungu wawe uriya ni mukuru wawe maze mbazana nabikubwira hanyuma kubera icyo washimuse murumuna wa soso ndagira ngo soso aze kumufungura azanye icyangombwa kiriya nzu yatwaye kandi ikindi ahubwo mugiye kujya mugaburira umunyu n'urusenda bazana ugaburira umunyu n'urusenda ayiwe igisabyo nindangiza mugura n'icupa ry'inzoga rero n'itabi inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu niba utarakanda subscribe dufashe nukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe kimwe yuko hari n'abafite
Master Sabon. Ni ukuri nimubikora muzaba mukoze cyane, ni inkunga yanyu ikomeye.